ko ntago hazi n'ubu buki isundi umuntu yego mwami Kigali ahubwo se ubuzi n'umuhanda ujyayo waba se wari wicara mu modoka Kigali mwageze tumaze imyaka nk'itanu. Bad life in high school. Bad life in high school. Ubuzima bwo ku ishuri ababyeyi bacu baba bazi ko tubayeho neza ibintu bimeze neza ariko ibintu biba bitandukanye hari igihe ugerayo bikaba bibi ibindi bikaba byiza nko kugenda mwingahura n'inshuti zikagukunda ibintu bikaba neza ubundi ugahura n'abatakwishimira ibintu biba ari bigize cyane ari bibi cyane ariko hari n'igihe byangwa bikaba byiza rero nk'ababyeyi baba barakoze byinshi kugira ngo tugera umuntu agize kwiga aha ngaha ariko nyine biba bigoye ariko biba bizagenda neza nubwo biba bigoranye ku ishuri ariko biba bizagenda nesera ubuzima bwo ku ishuri bubonye gute Nyine mu bintu biri aho nyine biranakomeye kandi ibyo ku ishuri nyine biba birenze kabisa. cyane nabonye kino Kigali cyiza bateka neza Urebye nta ribi biri neza nyine usibye ibintu by'amasomo nyine biba ari daje ibindi ni ibintu biri aho bisanzwe. njyewe kino kigo naranagikunze bakuri nabonye bafite abarimu beza nuko nabonye bahabamo n'amategeko Amategeko ntabwo yabura none hano materi waba yabigigiye ukumva ntabwo mba numva nazakimena ni materi se nawe nyine uramuzi mani ni idage ni umuntu uri aho ngaho genda namwanga ni materi njyewe mba nakuri kino kigo kuba mara ari byiza ndashimira mukuru wanjye nyine waturangiye papa mba mbona ari byiza cyane none se hano wari kubaza akabazo nimba bitakubangamiye. ntabwo Iyo ureba hano uba ubona nyine amasomo aragenda abayobozi bemeranye neza nyine uba ubona nta bintu birenze uba ubona amasomo agenda biragenda yo kuri materi niba ejobundi wamutagura nyine ubundi nyigera n'umwana mbarimo aranyerisha ateye imani ni umusazi niko ateye ubundi umunyeshuri wese ugezemo ari mushyashya tu ubundi atakwatse nimero iyo urebye n'abana kwiyenza mvuge animateri gusa si ikiraya animateri si ubu navuga ko ari ikiraya wenda ni n'igihehesi kuko nyine buri munyeshuri uwo ari we wese noneho nyine wowe urabona uranarenze uri keza cyane ntabwo byaba byoroshye ni ngombwa ngo bibe ubwo animateri sinzi ibyo cyane handi ngo uri Kigali ese we ko mbona usa n'abantu b'imusanze se inshuti yanjye ko ntago hazi n'ubu buki isundi umuntu yego mwami Kigali ahubwo se ubuzi n'umuhanda ujyayo waba se wari wicara mu modoka Kigali mwageze tumaze imyaka nk'itanu. oya pe ntukabeshya abantu ni ukuri pe bitubeshya Uri Kigali mu rugo niho ahubwo mwebwe ni he byose birakureba ntabwo ari ngombwa ko tubikubwira ndumva nazi uzi uyu musatsi utajya usokoza wabuze urusokozo asokokanye rero akabuze ahubwo nanjye basi se ubwira abandi bakanadukiza ko wagiye wiyitaho uba inshuti nanjye n'abandi ntabwo turi ku rwego rumwe genda ushaka aho muhuza urwego bari bonyine mu abanyeshuri mwigana ubona mwavugana batari basiga nabonaga namwe byaba ari sawa oya ntabwo byakunda nubwo byacamo wivunika pe reba ntuzi no gutebeza ntuzi no kumesa icyo ari cyo ndabizi twagiye wihangana ukanahera murakabya cyane nawe nabirenze ariko nawe warengereza kuganira n'abantu mutari ku rwego rumwe ubyihanganire rero ibiri bwabe byose none ariya nabi turakutera umva se ugenda no kumumurira nabi sawa genda rwose tuzi impande hari umumarike ujya kujya utabyara imyenda uri gukora icyana muganira hari ibintu birenze ko twari turi muri ranch tutari twinjira twari turimo nyine turaganira hari ibintu twari turi kuvuga ko nabonye uriya mwana mwamubwiraga nabi Oriane nuko oya twari turi kumuganirira kandi nabonaga mumubwira nabi mumutuka cyane twari turi kumuganirira ndagira ngo mbabwire ko rero muri kubyumva iki kigo si icyaso si icya nyoko si icya bene wanyu muri kubyumva iki kigo ni icyanjye na headmaster muri kubyumva murumva ibintu byanyu byo kwifata mugasereza undi mwana nabura nahoze ndi hari nabumvaga mumusereza akani mate twari turi kumuganiriza nyine biraho turashaka no kuba n'inshuti nawe nyine kandi mwari muri kumuharasa turi kugira ngo ahinduke ubusa mwebwe murahindutse
mugende vaza mugende. Ubonye iki se mani? Shawadari ndabona nawe hari kabisa. Amateye nawe uri kubona? Nose uramujene wari wamurabuye se bizima. Namubwiye ko saa sita mani mu Kadomo ubu arahita yituzanira. Ese ndabona mujinga hano ubwo arahagera kandi nawe ndagatswe cyo ndi yazanye boro za danger. Ahubwo se turahurira mani we yakurabuye. Wahagiye twavuganye ejo n'ubundi ambwira ko tuzagahuriza aha ngaha. Muri ako gasaza ndabona nzabora atsinze ndagasa. Saa tanu mani. Anagafone ubu gafite se? Phone agasiga mani. Shawadari. Apange ntabwo nahereza mani. Noneho yego nawe wenda tube dukwamiye aha ngaha cyase tukarenge tube tugiye kwa Korodi tube tukwamiyeyo. Tureka aza ariko mani kugira ngo aze atubure reka tube tumukwamiye aha ngaha cyane ko nta materi dahari mani. Tube duhagaze tube tumurebera nk'ahangaha hepfo. Hanyuma atari mutanadufashe byaba ari insazi. Ejo bundi mu rugo batanze mwe tube twitsimbye hano wakimwe ahubwo atatu naburi. Ariko mani ahubwo nta n'ibyo kwihisha mani. Siko nawe mani nari mwizeye nk'indara umuntu waduhaye mani. Yego nk'umuntu umwe bose ugomba kugaga neza mu kigo. Siko wagira biceri mwabigujije mani. Bakwizeye bakagutamo icyizere avuga ati urabona abanyeshuri ugomba nyine nawe kwitwara neza ariko ni kumwereka matera agende mani ntabwo yamfata. Ubu twaracotiranye noneho wakintu. Ubu twaracotiranye zibina nkore. Hari akabibi kaje mu kigo gashyashya bamubonye se. Abakobwa noneho ngewe izansaza ahubwo reka ngewe icyo nshaka ni iki gukora udusomo twanjye wenda no gutoroka sinzabikwama wakintu ariko nagenda iby'abakobwa mani biba birenze mani. Nase mani we mbwira nk'umuntu umaze iminsi igihe hano mu kigo ukuntu umupira nyine tubazifasha ryo bashaka gufatana akantu ugasanga barabikajije bya danje. N'ubundi ngewe nabirenze akantu nkamwira iyo nkafashe mba nkafashe nyine nkahita nkakubuzanya n'urugendo. Ajya njya kuzana mani mu gihe tujyaye nari bini tumubona nimbona mba natwaza akagoro hano niyo twatwitamo tukajya mu kigo nari. Basi nshaka kumugana tubare tuzaho gahoza tukaganira neza nshaka kubwira tuvuga ko mu cyumweru tunyemaze aha ngaha. Oya we n'ugira ikibazo bise sinzi ko ndi doyes we n'ugira ikibazo nari ni materi nayo nabonye nta. Oya ni materi nari biryo ni yadufata umuntu yamukaraga kantu yuko nyine nabikaze tu. Ni materi nayo nabonye atoroshye nyine. Ntabwo yoroshye ariko nyine iyo umukaraza kantu nayo yabirenze ntabwo abikaza byadanje. Nari binyendaza ukora ko birakunda ubwo nibidakunda oya mbwira ngo nibidakunda gusa nyine wowe ugerageze tuzavugahoza nari kandi ndakeka ari ingenzi. Nari ariko nuko utandaguye mani uriya mwana nubahiye. Mani uriya mwana n'uyikora nzira kandi baba bafite ibiceri fata we razajya gutamo buri weekend ariko uba wananiranye neza gukurusha amata gutwara ipusi. Rekana n'uriya mwana mugaya doze turi kumunyuzura twamumazemo igikoma ni mate haraza arabigigira turambwira ati genda kavuna umuheto. Rekana nawe uriya
reka simbizi yaje adukabiriza ngo yaturutse i Kigali. Umuntu uturutse i Kigali asa kuri Kigali mani Kigali. ubuzima bwo ku Uriya musatsi ishuri umwe ababyeyi bacu baba bazi ko tubayeho Reka si neza Kigali ibintu yaje bimeze yinjira neza aho ngaho. ariko ibintu biba bitandukanye hari igihe ugerayo bikaba bibi undi bikaba byiza ariko mani none se nko wabigenza kugenda ute ko- mugahura n'inshuti zikagukunda ibintu bikaba neza ubundi ugahura n'abatakwishimira ibintu biba ari bigize cyane ari bibi cyane ariko hari n'igihe byangwa bikaba byiza rero nk'ababyeyi baba barakoze byinshi kugira ngo